ntuzemere kuguma ahantu hamwe nta kintu wiyungura. Va aho uri ujya ahandi, ukoresha ububasha, ukoresha ubushobozi Imana yaguhaye, usohoka aho hantu uri mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ubwenge, mu buryo bwa byose. Murasenga, murizera, nimutagira icyo mukora, nimudakoresha ububasha Imana yabahaye, muzapfa mukibufite mu mufuka. Hari igihe umuntu atinya mu kibazo ukubona ubwenge bwaragiye, ariko icyo nkundira imbere y'Imana, iyo waje imbere y'Imana ubwenge buragaruka, uratekereza neza. Hari igihe isi ducuramisha, ukumva ibintu byose byaracuramye, kuba byaricanze, ariko iyo uri imbere y'Imana neza, iyo waje gusenga hano ibintu byose bijya ku murongo bikipanga. Haza ibigambo, haza ruhurura, haza ibiki. Uri hano kubera Imana nawe ubwawe. Kabiri, umusozi wawe, impano yawe ni iyihe? Icyo kintu ntukifuze kuba ibintu bidahinduka cyangwa ahantu hamwe. Abantu b'Imana bose cyangwa abantu bagiye bazana impinduka baraziyane kandi barazishatse, banga ibintu babayemo. Kucyo ukunda ibintu bayemo ukayibatiza byange, kandi si ukubyanga gusa, shaka inzira ibigusohoramo. Amen. Reka mwicare mu cyubahiro cy'Uwiteka. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu Gutegeka kwa kabiri ibice 30 umurongo wa 19. Turongera kandi dusome Matayo ibice 16 umurongo wa 19 nabwo. Umuntu waba wahageze hamwe muri aho mvuze yadusomera vuba vuba mu izina rya Yesu. Gutegeka kwa kabiri igice cya 30 duhereye ku murongo wa 19. Uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho ubuhamya bazaba. Uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu, n'umugisha n'umuvumo. Nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Ukunde Uwiteka Imana yawe, uyumvire, uyifatanyeho akaramata, kuko ariyo bugingo bwawe no kurama kwawe, kugira ngo ubone kuba mu gihugu Uwiteka yarahiye basekuruza banyu. Amen. Amen. Matayo 16 ibice umurongo wa 19. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Imana iguha umugisha. Teme yacu ya kuno kwezi iravuga ngo imfunguzo z'iby'Imana yakuvuzeho ziri mu mufuka wawe. Imana ho yazishize, zirimo aho ngaho mu mufuka wawe. Ubishatse wazikoresha by'iteka, ukajya uzikoresha ukazifungura. Ni ngombwa, umwe warayibika aravuga ati nayo mbizi ko umunyamwaga nta kintu, barayimwambura. Baravuga ati muheze ufite 10. Bati se kuki databuja? Ati kuko ati ufite n'uzongerwa, udafite azakora nicyo yari afite. Alo. Rero narababwiye yuko uretse no kudakoresha izo mfunguzo ziri mu mufuka wawe Imana yashyizemo zifungura ibyawe, nubwo utazikoresha uzahamagarwa no mu rubanza gusobanura impano ikomeye Imana yakubitsemo ngo imurikire abatuye isi itigeze igira ikintu ikora. Nubwo tuzajya mu rubanza, ariko ahangaha ndibwira ko tugiye gukoresha izi mfunguzo Imana yaduhaye. Hano mpita numva naririmba, zani yawe yaguhaye nanjye nzaniyo nahawe dukorero. Ubwo mba ngerageje nawe, ubutumwa bugere hose. Ariko Mana, haleluya. Rero ufite imfunguzo, ufite ibintu Imana yakubitsemo
uri umuhesha w'umugisha. Nta kintu ushaka kiri mu ijoro, niko hano batubwiye. Ntabwo iby'Imana gusa biri kure cyane, biri hafi yawe. Uyu mugoroba Mwuka yaramfashe kugira ngo tuze gusenga cyane kandi duhishurirwe uburyo twagera mu kirere cy'iby'Imana ishaka. Ngewe mvuka, amateka yanjye avuga ko navutse dutuye Gikondo iwacu, ariko simazi. Ariko ahantu nakuriye nzi ni hano hafi, ntabwo ari kure ya hano. Ikintu gitangaje, iyo karitsiye yose yarimo abana basobanutse, ababyeyi basobanutse, ariko Mana Nyagasani, uyu munsi biragoye kubona umwana usobanutse muri iyo karitsiye n'umwe. Ikirere, mu kanya mbonye umwe baba bari bakomeye, ariko byarangiye nabi nyine kubera ikirere kibi kiba cyarambaye umuntu. Arambajije ibintu, nanjye mubaza ibindi, yumva ibintu byo mu bwana muhuye. Ati wigeze kubana? Navuye muri kiriya kirere njya gushaka Imana. Kandi koko nibyo, navuye mu muryango yaravuga ati ngiye gushaka Imana, kandi koko amateka arahindutse. Niwibwire ko ahantu uba uturutse uza hano nta kintu uba wakoze, hari ibiza guhinduka. Ntuzemere kuguma ahantu hamwe nta kintu wiyungura. Va aho uri ujya ahandi, ukoresha ububasha, ukoresha ubushobozi Imana yaguhaye, usohoka aho hantu uri, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ubwenge, mu buryo bwa byose. Ntukifuze kuba ibintu bidahinduka cyangwa ahantu hamwe. Abantu b'Imana bose cyangwa abantu bagiye bazana impinduka baraziyane kandi barazishatse, banga ibintu babayemo. Kucyo ukunda ibintu bayemo ukayibatiza byange, kandi si ukubyanga gusa, shaka inzira ibigusohoramo. Alo, hari igihe umuntu atinda mu kibazo ukubona ubwenge bwaragiye, ariko icyo nkundira imbere y'Imana, iyo waje imbere y'Imana ubwenge buragaruka, uratekereza neza. Hari igihe isi ducuramisha, ukubira byose byaracuramye, kuba byaricanze, ariko iyo uri imbere y'Imana neza, iyo waje gusenga hano, ibintu byose bijya ku murongo bikipanga. Alo, rero Abayisiraheli bari bafite amahitamo yabo. Imana yabashyize imbere umugisha, umuvumo, ubugingo n'ibitari ubugingo, urupfu n'ubugingo, ibashyira imbere. Iravuga ngo ngibiriya mwebwe rero amahitamo ni ayanyu. Natwe twese nuko Imana tugenza, yadushyize imbere ibintu byose. Amahitamo ngari, hitamo. Kuno kwezi Mwuka yaradufashe kugira ngo muzasigare twese kandi dufite amahitamo mazima, tuvuye ahantu twinjiye ahandi. Amen. Hari igihe uba usinziriye cyane. Iyo nza kumenya ko nzaba pasiteri, nari nabize ko najyaga mbyanga, nahitaga mbikubita hasi kubera impamvu. Iyo nza kumenya ubwenge nkabyumva cyane, mba neza teoloji kera, ariko nabonaga ndyamye ndi mu mandazi, ndaho mbona ibintu byose byarancanze, nta na kimwe ndi gukora, ndaho ngaho gusa. Reka mbabwire ikintu kandi ntabwo nzacyicuza. Umuntu uryama hatageze aba arimo gukora icyaha. Uzi imyaka naryamye? Yewe data we, ndabisubiramo. Umuntu wese uryama hatageze, hari amasaha yo kuryama badushiriyeho, ni 8. Niba wirirwa uryamye uri mu cyaha gikomeye, uzacirwa urubanza. Umuntu wese wirirwa aryamye cyangwa wirirwa yicaye gusa nta kintu akora, azajya mu rubanza. Gutegeka kwa 28 haravuga ngo nzaguha umugisha ugenda, ngo umugisha ugaruka. None iyo utagiye ubure bukuru umugisha. Ayo ni amahame mwabizera, mugomba kuyashyira mu bikorwa. Kuvuga uti ndasohotse kugira ngo mpagare mwe mu cyanditswe. Mwebwe bizera
abantu b'Imana mureke dukore mu byanditswe byera, ugende mu byanditswe. Ati se ubu najya hebisha ngwino hano ku rusengero kora isuku wongere utahe niba buzankobye. Ariko ngiye najya no kuri atene ngahagarara gutya nkifotoza byibuze nkajya ndeba uko abantu batambuka, wenda haca umuntu twiganye cyangwa umuntu tuzanye, wabura ahantu ujya. Hari umuntu utaba ufite ahantu yaba ari. Amahitamo ari imbere yacu, yewe we. Kandi nari mbizi ko ndi umunyamahanga nzakorera Imana di, hakorebaga ndaho ngaho. Hari igihe uba uri muri bikagutwikira, uri ahantu hagutwikiriye, abantu bagutwikiriye, nawe witwikiriye, ikirere urimo kiragutwikiriye, abantu muri kumwe baragutwikiriye, n'ahantu uri uratwikiriye. Imana igutwikure mu izina rya Yesu. Urote waje gusenga hano mugoroba, sinzi wenda ahantu waba wiriwe uyu munsi, ariko waje gusenga ugomba kurota inzozi, ukazota ku manywa y'ihangu kandi ukazikabya. Twasomye rero muri Matayo 13:19 Imana yabwiye iri jambo ry'imfunguzo ndarikunda cyane, ariko ujye kuvuga uyu munsi batandukanye. Imana yabwiye Petero, nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Icyo uzahambira mu isi no mu ijuru iyo ngiyo kizaba gihambiriwe. Icyo uzahambura mu isi no mu ijuru aho ngaho kizaba gihambiriwe. Mbibutse ko izi mfunguzo Imana yashubije Petero, ndavuga Petero uyu munsi wari we, mvuga n'uwa kiragihe, uwa cyagenge n'uranyene yazimuhaye yazikure. Mwibuke ko yarazambuye Satani ubwo Yesu abanukaga ikuzimu, hari yagiyeyo, yarapfuye ajya ikuzimu gukora yiki, niki cyamujyanye ikuzimu, kwari ukumwambura zira mfunguzo yari yarafashe. Yazifashe ryari? Yazitwaye igihe Adamu akora icyaha. Mwibuke ko akoze icyaha, Adamu yatakaje ubutwari, arizo mfunguzo. Adamu wa kabiri cyangwa Kristo aje arongera arazirekipera, hari yarazimwambuye. Yesu amaze kuzimwambura ntiyazishubije mu ijuru, yazisigiye Petero. Ahangaha niho dusomye. Ese Petero yazijyanye mu ijuru cyangwa yazishyize he? Petero rero ahagarara itorero. Izo mfunguzo zifitwe n'itorero, nizo ziri mu mufuka wawe, nizo ngizo. Ntabwo Petero yazizamukanye mu ijuru, ziraha. Ese Petero we mbere ko zizamukana zarakoze ntizakoze? Iza Petero zarakoze, zatangiye gukora ryari? Ibyakozwe n'intumwa 3. Mwibuke barimo bagenda bajya gusenga ku isaha y'umugoroba, ndibaza yari Yohana na Petero 3 aho ngaho. Bahasanga umugabo kamwita gutyo, wavukanye uburema bwo kutagenda, yararemaye. Muribaza uyu mugabo yari asanzwe yicara ku rusengero kugira ngo asabirize abinjira n'abasohoka. Nicyo kintu nawe horaga akora, akavuga ati nzaguma ahangaha. Uwo mushinga cyangwa uwo mwuga we wari umaze igihe kirekire awukoresha, nta bindi bintu ibyo gukira ntabwo yari abifite, no guhaguruka ntabyo yari afite. Yari azi ko uko nk'uko azipfira. Abagabo barahanyura bahawe imfunguzo, bazi no gukoresha, akomera wa mwuga. Baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo, ariko uturebe abagabo b'Imana bagiye kureka imfunguzo zikora akazi. Ziriya mfunguzo ntago zakora nyirazo uzifite atazikoresheje. Murasenga, murizera, nimutagira icyo mukora, nimudakoresha ububasha Imana yabahaye, muzapfa mukibufite mu mufuka. Jesus. Baramubwira, ariko tuhasome cyangwa tubereke? Nimuhasome. Ni 3 kanze mbabwira umurongo.
mwuka wera mfashe ikintu kikurimo gikore. Masome urakire. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya ku rusengero mu gihe cyo gusenga aricyo saa 9. Umurongo wa 2, hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. 3, abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe. 4, Petero na Yohana baramusubiza baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Iri jambo murebe ko ririho utuntu tubiri hejuru kandi pwe ufite ikintu babivuze uturebe. Abitaho agira ngo ari cyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, haguruka ugende. Ya umva imfunguzo ngo zirakora. Dukomeze. Ugira ngo se Yesu haguruka, ntabwo yahagurutse. Yari yaravutse, ntiyigeze agenda cyangwa nahagarara, baramuhekaga. Ntabwo yigeze ahaguruka. Uyu munota yumvishe ibintu bidasanzwe, hari igihe umva ukumva ndi kurota. Ntabwo yahagurutse. Ndagira ngo mbanze gusoma neza aka kantu. Arabandaduka, nibyo? Agira ate? Arabanda. Ubwo nyine niba arahagarara. Arangije guhagarara akora iki? Amaze gutambuka, hanyuma atambuka ashima Imana. Abantu bose babona agenda baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Ibi reka si byo ndi kuvuga, reka mvuga ibyo ndi kuvuga, mvuga ibijya mbere imfunguzo. Haleluya! Petero yarakeneye ko Yesu amubwira ngo zamfunguzo kutazikoresha. Ese ubundi mwagize ngo aramubwira ngo akiri imfunguzo? Naya masezerano baguhaye, nzakugira gutya, nzagira gutya, nzaguha imodoka, nzakugira neza, ngize izo mfunguzo ubitse. Ye data we. Petero arazikoresha imfunguzo. Arazikoresha. No, hano reka mbabwire ikintu gikomeye tugomba kwitaho cyane. Kumenya umusozi wawe, kumenya kariyeri yawe, kumenya neza. Iyo nabaga nacanzwe muri buno bwami, nabaga ko wenda naba ndi mu bintu bitari ibyanjye, nkajya gukora business, niyo nabaga ndi mu mubiri. Buriya ubu uri mu bintu bikunda wumva, ariko wacanga utari ko wenda hari bisibyo byanjye. Mbere yo kubijyamo warabitekereje, ibyawe nibi, umusozi wawe nubi. Aka kantu barokore bakundwa mukiteho cyane. Iyo utazi umusozi wawe urahuzagurika. Iyo utazi inyenyeri yawe uracangwa. Iyo utazi impano yawe yariyo birakuvanga. Uzabona bati ariko wajya muri ibi kuko abandi babigiyemo. Uwakira umupira ko wabonye hari umwana wahise akina bamuha baro yazabuti, buriya nanjye mbigiyemo. Niwo musozi wawe.
niba hari ikindi kintu gikomeye impamvu Kalebu yaharaniye Heburoni ye yari yabizi neza. Ibe haba Naki, ibe haba Yebusi, ibe haba ibiki byose, ariko Heburoni yayikanagiyeho, arayihabwa, arabizi ko uwo musozi ari uwe. Umusozi wawe ni wowe. Kandi Heburoni ubwo ngubwo iriho ibihanda bikomeye bitatu bikomeye cyane, ariko Heburoni arayizi ko ari iye kuko ayifitiye urufunguzo. Ndashaka umenya neza, uri hano muri Shilo, yego nibyo, okay Mana, muri Shilo niho hantu ngomba kuba, niho wanshize kugira ngo nzabone umugisha. Icyo kintu ukaba ukizi neza, haza ibigambo, haza ruhurura, haza ibiki. Uri hano kubera Imana nawe ubwawe. Kabiri, umusozi wawe, impano yawe ni iyihe? Icyo kintu. Hari igihe unavuga, ese ibintu wenda nize n'ibyanjye. Mu bimwe bituma tunamenya impano zacu ni ibintu dukunda. Nubona bino bintu ndimo gukora, ikimbwira ko mbikunda nuko ndimo kubikora muri mba numva hagiye mvuga ati umungubu ngiye ngiye Burayi kandi sinzabwiriza, nzatuza, ahubwo nafata intege nkumva ndashaka agatuti, nkahita nangira guhamagara i Burayi, nimumpa agatuti kandi mvuye hano ngasezeye. Ni ibyanjye, niyo ntuza yanjye. Cyangwa nkavuga buriya n'impano nyinshi ntabwo ari bibi, ariko kumenya cyane idomina izindi muri we ni iyihe. Mwebwe mwagize amahirwe rero, mufite n'umugisha ukomeye cyane, wenda hano cyangwa nuko mwavutse. Mbabwira akantu kamwe, niyo waba udafite ubwenge jya usenga gusa, Imana izaguha ubwenge. Mu rusengero nakoreragamo Imana, mbivuga nk'amateka yashize, ntabwo mbivuga ndi online, ntabwo nshobora kubeshya ibi bintu. Sinari nzi ko mfite Imana ikomeye. Ni ukuri ufite Imana ikomeye wowe unyicaye imbere. Rimwe barambaza ngo kuki abantu bose bagukunda? Ntisimbizi, ariko ko bari barambwiye ngo bajyaga banyita amazina ngo ndi original, ngo original araje, original ati buri araje. Aka kabiri, iyo korali zacu twebwe twagiraga ibintu bikaze. Buri korali yagiraga amasengesho, ikarondorwa. Buri Musanze haba imizimu y'agatangaza ivana mu birunga. Uzi ko imizimu yabaga yateye mu baririmbyi, bajyaga bakora ibyaha kandi bakomeza bakarimba kandi nkaho nta kintu bakoze. Kandi iyo imizimu ikomeye cyane buriya kiriya kirere. Noneho basenga bakihana bakavuga ati ko ntabwo bugeze bana neza, ati mugiye kuzana original. Bakaza kunza nuko byo no gufata nk'igiforu gikomeye cyacu, ndi nko gufata ya blend burasema metero byinshi, bakaza kunzana. Babitama mu cyuma nkaza nasaze nanutse nje guseka. We wakoze ejo wabyari, ejo wawe, ejo bundi nawe baratitiraga ngo bandi baga mu maso. Nuko banzana. Ndibuka ko habaga ari nk'ibazo nda mu rusengero bagati tugiye kumuzana. Abagabo natangiye kubana basangiye n'umugabo n'umundi mu maso. Mfite imyaka ingahe? 0, mike cyane ishoboka. Hakora umugabo wajyaga ndi mu maso. Hamba ronda avuga ati wo bakubika amaso. Tujye nashatse kubabwira. Reka rero bazambwira ati kucya abantu bose bagukunda, nyeberwa impamvu. Namenye impano yanjye icyo gihe, ndavuga nti ndakunda umuhanuzi simbizi. Nuko barabimbuza ibyo guhanura, ndabikihorera. Umunsi babimbuza, noneho ndasenga. Rero buramba bamwe ngo mujye musenga muvuga, muzi ko bagambanira, ariko burya ngo bamba nibo kubagira neza.
umwana wa minivamo wese aho ari iyo ateruye isengesho urabimenya. Gusenga kwacu yari inkuba zikubita. Twarase wabaga uzamuye isengesho inkuba zigakubita neza nko mu kirere kuko twabaga ducyashe. Noneho sindi buhanura ariko nangira gusenga bati ntwongere gusenga gutyo, urasenga ukagira ngo ugiye kujya mu mwuka wo guhanura. Bireke no gusenga, ntundi abireka nabyo. Ikintu cyica ntabwo bashaka kumvira wayobora, ntabwo ati wisenga cyane bireke. Nese uri wawe urigenga gusenga, kubaha amahame, ndabireka gusenga cyane. Noneho biransaba ko nibusenga nyaho mvuze buhoro. Mana ati uyu munsi wose nk'abanyedini. Noneho mbura uburyo. Noneho ndavuga ko ari gusenga nongeye mbyonye nsengera mu mutima. Cyose nari mbishoboye. Noneho nza gusenga njya mu mutima. Umunsi umwe njya muri nibatire mu gitondo ari umuntu uhari. Mfata agatuti ndabwiriza. Wari umunsi wa mbere mbwirisha kuva nabera. Ntago bigeze bakameza agatuti. Umuntu ahaye agatuti. Reka nshire hasi turakaguhaye shange bari barakanyeme. Umuntu ahaye agatuti ugomba kujya unsingiza ukanamvuga cyane. Kandi ukamvuga neza. Ako nagaciyemo. Ntago wampaye agatuti. Umunsi bataje mbaye nkafasha kugira ngo nkavaringa ikintu mu nsengero yo kuba gap ko nta muntu uraza. Ndabwiriza ndasarisha nshoje ni ndimuvuga ubutumwa disi nuko nabimenye ngewe. Mu miruho niho namenye ko ndi evangelist, ko naravuze umunsi sirarangira kandi nari nasoma na Bibiliya bari batabona gatatu n'umunsi n'umwe. Narazaga nkasengesha ngahanura nkarekura bikaba birashoshwe. Ariko uwo munsi ese yongera kugigira no kubaburanya ngo hoya ngo ndi busengesha nyo kuzamya gute ko ndi evangelist, kumvira no ko bitambo. Rero nawe reba impano yawe kandi nawe dushobora kugufasha kuyimenya yanyu. Amen. Numukuru namenye ko ndivuga butumwa. Murabona yobora mba nigize evangelist ku mbaraga, by fire by force. Mba ntangiye gusoma ibitabo rero mba mfatiyeho. Ariko iyo yashitse kuvuga ngo bimenya kera mba nabitangiye kare. Ese ni ikimana yakubitsemo icyo kintu kikurimo, wikiryamisha wigisinziriza, wireka kiryama ngo nta reka imaniko, reka icyo kintu kikurimo. Niba ari kugenda iyo nabaga navuye mu mwuka bakubungubo koko gucuruza ko mbizi wacuruza umva. Icyo utekereza ko waguye ntago aba ari icyawe. Icyo utekereza utaguye mbese utihebye nicyo cyawe cy'ukuri. Akasema murakumvishe. Impano yawe y'ukuri nyakuri ni impano wiyumvamo utavuye mu mwuka. Niyo mpano yawe nyakuri utavuye mu mwuka. Kuko yavuye mu mwuka aravuga utari ku bundi higene ndirimba wajya gukora muri bar. Iyo si impano yawe nyakuri. Ariko ubundi geneye protocol genere ubundi waje nicara nkajya nsenga gusa. Iyo si ubundi myaka maze bore Imana. Iyo si impano yawe nyakuri. Iyo ukuri niyo ngiyo. Alo naringoze kuri kano kantu ngo kumenya impano yawe ari umusozi wawe, kumenya icyo wahamagariwe, kumenya icyo ugomba gukora, kumenya uzo yazirekeye mu mufuka, yarazifasha arazikoresha, yazikuyemo. Nibyo ejo batubwiye ngo ntabwo imeze zivuga ati biri imbere yawe, yazikuyemo. Mu nyerekano Yesu yamubwiye ngo genda ukize kiriya cyema gihaguruke. Nta murongo uhari ubimubwira. Kandi mbabwire mbibutsa akantu, n'ibintu niyo byakunanira ubishaka senga. Ejo mugabo w'Imana yitwa Pastor John natubwiye
ngo gusenga neza ni gute? Amasengesho Imana isubiza yumva nayahe, sibyo? Murabyibuka ngo amasengesho Imana yumva cyangwa isubiza nibyo? Ngo ni amasengesho usenga mpaka ushubije. Gusenga neza nako, ngo gusenga neza ni gute? Nibyo mama ejo mwari muhari? Ngo gusenga ne ati ko nasenze 40 sinsubizwe, ngasenga 20 bikanga, ngasenga 15, ngasenga ingahe? Gusenga neza ni gute? Gusenga neza cyangwa gusenga ni ugusenga mpaka ubonye icyo usengera. Niko yavuze. Haleluya. Rero ntabwo Petero Yesu yamubwiye ngo rongo Petero ugeze kuri uno mugabo uremaye ngaho mukize. Umugabo yibutse ko yahaye imfunguzo akora mu mufuka, ati nta feza na zahabu, ati sibwo nta feza zabo bashaka no nese bashaka nkora iki? Ataka ati turebe, ati ngahaguruka. Umugabo ntiyabyumva, aramwegera ko afite imfunguzo, amuterura. Umugabo arahaguruka. Imfunguzo Yesu yahaye Petero bwa mbere aha naho zarahakoreye, nandetse sibwo naho bwa mbere zakoreye. Bwa mbere zakoze umugabo afunguye umunwa. Mwibuke mu bice bibiri umwuka wera aramanuka barawuzura. Aba yari muri vacances icyo gihe cyangwa bari murete, noneho abantu bose batashi wabo muri vacances, bose batashi wabo, bumva bari kuvuga indimi nk'izakavukire. Abantu birabayobera, birabacanga, barumirwa, basanga bategeze biga n'abaturage. Umugabo wahaye imfunguzo aterura amagambo aravuga ati bimubona nuwe wa mu Yesu mwishe mukamubamba. Byabereye he? Kandi rero mbabwiye ahantu byabereye, Yerusalemu, aho mu minsi 50 yari ishize Yesu yari amaze kuhapfira, aho abambewe, aho byabereye. N'andi bamukubitaga bamukurubana bagira gute, no byibutse kubera nawe amaze no kuzukira barabihakanye. Umugabo aterura akanwa kubwo afite imfunguzo aravuga, hahita hari ibihumbi bingahe? 3. Imfunguzo z'uno mugabo ziba zitangiye gukora. Iyo aceceka ntavuge. Mu bice 3 imfunguzo zikomeza akazi. Nibwo yagurukije uno mugabo. Mu bice 4 zirakomeza. 11 kwa Korneliyo imfunguzo zarimo zikora akazi. Mu bice 5 kwa Ayineya imyaka 8 atagenda, Petero yageze aramubwira ngo Ayineya, amagambo aranzegeza, yamubwira ngo Ayineya, Yesu Kristo aravuze ngo haguruka. Umugabo arahaguruka ahita asasa uburiri. Imyaka 8 adahaguruka. Ufite imfunguzo. Yesu we, Jesus, ufite imfunguzo. Niwirebe, niwigaye, niwigabanye, niwishire hasi. Nubwo umeze gutyo muri wowe, ninde wabwiye Mariya ko azabyara Yesu? Imfunguzo zari zimurimo. Umwari azasama inda. Mana yanjye, umugabo ntabwo nashize kwibuka izina rye, niwe ko ntari umwigisha cyane, ariko no kwigisha nabwo nize no kwigisha theology, nabwo yagiye mbishobora. Ni ukuri pe, nakwigisha Yohana wese nkamugutondora amaze ko mukunda, hakwigisha Abaroma neza mere ku wa mbere, hakwigisha umurongo mukuru muri Bibiliya n'umurongo mutoya. Kandi byamfataga tumo twiga nabyo. Amen. Betsa umve kano kana. Haleluya. Amen. Gusenga nta kintu bitigisha. Nyaga nivira mu butayo mvuye gusenga, nkajya kugura mu iduka nkagura umwenda. Ntarebye muri internet bigezweho, uyu nahuza bati kuyikanza ari igezweho yasohotse muri Amerika. Ni mvuye mu mwuka, mvuye gusenga. Ni wasenga uzayishurirwa. Amen. Nakaronga tanyambaye ku rugero kambabwire. Umugabo watwigishije iby'imfunguzo ako mu bundi buryo. Ntabwo nashatse ko
Dimashe nzaba kuko mfite ibitabo bye nzaba namusomye. Yaravuze yavugaga mu cyongereza hano yegurutya nk'urudaga ariko nkajya numva. Yaravuze ngo iyo urimo gusenga ukabwira Yesu ngo ngwino ntabare ngwino ukore ngo Yesu araseka cyane agatemba uyu muturage kwenda mugira gute uwo mukorera iki ngo ko namuhaye ububasha yabyikoreye ko namuhaye uburyo ubwo bimvane mu ijuru nzi niko umugabo yavuze. Ese mwageze ngo bari abagabo b'Abanyamerika cyangwa abakozi bana batembere n'ukuri narabarebye imirongo bavuga nene tuvuga natwe Bibiliya basomamo nta yindi Bibiliya basomamo n'ingiye ahubwo basetinze amahame y'ubwami bazi uko umurongo ukora. Arabizi ko urugero muri Amerika n'abadasenga batanga icyacumi ni ihame ryo gutanga bakunguka. Anacaga avuga ati kinshire mu rusengero rwayo nta kibazo ndagiye. Ni ihame nagakire ngo munsi yagera munabike ibirenge munabike ibiganza mu manurire murekure ni ihame. Murino hallelujah amen hallelujah. Arabizi ko nurekura gutya uzahabwa utanga ufite azongererwa udafite azakona icyo arafite. Niyo mpamvu iyo uryamye atari amasaha yo kuryama uzakona uwo mubiri. Buriya mbaha akantu gatoya iyo umuntu aryamye cyane aryamye kuko ukuntu isi setinze dufite amasaha yo kuryama amasaha yo gukora akazi amasaha yose afite ukuntu abakora. Niba ukora ninjoro kumenya uraryama niba ukora kumenya ninjoro uraryama. Kuki umubiri wacu ushaka guhora uryamye? Uyu mubiri impamvu uhora uryamye icyuha nicyo uzagusubiza. Uyu mubiri ntiwigeze uva mu ijuru nta nuguzi mu ijuru ko hasa. Mu nyumve uzahora uryamye umubiri wo iyo uryamye hatageze wo uba witoza kuzahora uryamye iteka kuko uzahora mu gitaka ntuzakandagira mu ijuru. Iyo urimo kuryamisha amasaha menshi ububwira ngo urakoze cyane urakubwira ngo urakoze cyane komeza untoze ko nzahora ndyamye nkomeze niryamire kuko ntuzigera ujya mu ijuru. Niyo mpamvu iyo uryamye utagomba kuryama uburimo gutoza umubiri ukuntu uzakomeza upfuye wiryamira. N'imibiri tuzajyana mu ijuru muzasome ibyanditswe si iyi ngiyi. Ndabagoshije nimukomeze mwiryamire nta kibazo. Nanjye mfite stress ndaryama cyane rwose pe simashaka no kuva mu buriri nukomeza aho nkacabona amaido ya kumanywa nkahita nyafunga ya ninjoro nkateshara kumanywa benya ngo urimo urapfasha urimo urarangira iminsi murayigabanya. Ehe ndabatwaye nuko amahame ameze. Amahame dukunda gusenga reka mbabwire ihame rikomeye cyane ko riza kuba rikomeye cyane kamanza nitekereze neza. Iyo dusenga cyane hari ibyo bitazana gusa bitwegereza Imana. Iyo ushaka amafaranga ntabwo ihame bivuga ngo uyasengere yatanga. Mwagiye hari ibintu bikorera ku mahame nugira gutya niwatuza akanwa kawe kangaruke ku mfunguzo. Icyo nakumenyesha cyo imbere yawe
hari amahitamo ya buri kintu cyose ushaka imbere yawe. Amahitamo arahari. Alo, mwagiye? Uzarebe urugero ibintu wakoze ukiri umwana, ibintu wakoze uri mukuru, n'ibintu wakoze ukiri umwana. Kambaho urugero rutoya. Noneho murankubita hasi. Ngiye kubera ikirere n'igicaniro cyanjye cyarimo cyaka umurugurumana. Hari igihe unafite igicaniro cyaka kitazimasha cyaratse kabisa, ugasanga kiraka n'ikizima. Ndavuga icyo gicaniro cyangwa se icyo kirere umuntu aba yambaye. Nakoraga Imana cyane kandi neza, mfite n'abantu beza bankunda, nani n'abapasiteri. Umuntu umwe arambwira ati ikintu nkoreye ndashaka nk'umwishyura ujye koga. Ntindabyemeye, narabikonaga kure ko najyaga nonga Muhazi twagiye gusenga, nkajyamo ukajya ngo ndife kandi ntabyo nzi muri Muhazi. Noneho anyishyura milikorine njya koga kugira ngo nzabashe gukora amaguru ko bayashaka. Byari gutya, ariko umwana wanjye ari kubikora neza. Kubera iki? Igicaniro cye cyamaze gupfa kera, ariko nyine cyanyine cyakaga umuriro. Kubera iki? Umwana wanjye ataravuka naramusengeye, naramuteguriye, naramukoze, naramuremye. Ariko njyewe mvuka byinzoga kumuheha, byari imitongero sinzi wana sinzi biki. Buri abana batarabyara bazafite imizimu mike cyane wenda yo mu maraso gusa, ariko ibintu mutazakora. Kubera iki? Mwarabyishe. Niba warakijijwe ukaba utagitukana uwo mwana akamituka abandi, ntayimubamo. Amaraso amukoze ni mazima, ntabwo yanduye. Ayo maraso umwana arimo kuvukiramo arimo Yesu, ariko ayacu twavukiyemo yarakira amanyabyaha gatari. N'ubundi nawe yavutse abarimo amanyabyaha kubera ko abatari yatura ko Yesu mwene umukiza, ariko habayemo ibindi bintu by'inkomoko bikeya. Kuko bunabona agakiza iyo abyatuye, iyo akije, keretse ibyo azihagurukiriza cyangwa ibikiri muri nyina na se. Cyangwa mu byo mu miryango ya kure cyane. Murino rero ubu ngubu ni uri umusore uri umukobwa ufite imfunguzo zo kurema uwo mwana, ndamukora. Ntazamere nk'amasenge umwana wanjye, ntazamere nka data wacu, kuko yazameze nkabo n'amasegonda. None avuga yazameze nka nyoko, yazameze nka se nka mubyara wawe. Ndamukura ati ibintu byose. Izo ni imfunguzo ufite wowe ubwawe ngaho. Gukizwa ni byiza. Ese mbaha kana nari kumenya gute ko wasengera umwatari yavuka iyo ntakizwa? Ayiwe data we, mba ndi mu mandazi. We wari ubizi ko umusajja atari yavuka? Twarasenze dusengera no mu nda nta n'abafiyanse, ariko yo ngo amagambo yashize kandi uzabyara. Urabizi ko tugasengera mu nda aho bazaba baryamye, aho bazaba bicaye, nta n'abafiyanse dufite. Hagati twakuriye ikirere twagiye, kuko dufite imfunguzo. Ndabajyanye. Haleluya. Ufite imfunguzo, zikoreshe. Iyo umuntu afite imfunguzo ze ntajya mu kigare ngo barebye, ngo bavuze, ngo numvise, ngo sinzi. Ayineya arahaguruka. Icyambere bano bagabo bakoreye mu kirere cyabo, mu mwanya wabo, mu mpano zabo. Ntabwo bagiye gucuruza, ko sibyo bari barahamagariwe. Kumenya gukora mu mwanya wawe, mu kirere cyawe, mu mpano yawe, n'izo mfunguzo
bizakugeza kure. Ucecetse uzatungura isi, abantu bazatungurwa, abantu bazatangara. Amen. Iyo urebye ibintu Imana yakoresheje Mose, ni umwihariko wa Mose, na Yosuwa afite umwihariko we, n'abari abami bafite uwabo. Nta muntu usa n'undi mu kirere, buri wese akoreshwa ibyo bitewe n'inyenyeri afite n'uko yahamagawe. Nibyo Imana ibwira Yosuwa ngo ndatangira kugukuza uyu munsi mu maso y'Abayisiraheli bose, kuko umugabo ahagaze mu kirere cye neza. Nugira gutya, nawe yafite amahitamo hariya nyanyababwira. Nugira gutya, nugira gutya, reka nkubwize ukuri, niyo abantu bakurusha amasezerano menshi ukabarusha gukizwa, ntuzatabarwa mbere y'ayo masezerano yabo. Niyo abantu bavuga mu ndimi bakakurusha utazi no kuvuga kuri bina rumwe, utari umuzomene control, ariko gakiranuka uzatambuka bakiye muri zomene. Akaso murakumvishe. Icya kabiri nabonye, nta munyamasengesho upfa gupfa. Reka da, nta munyamasengesho ugenda yivugisha, ntawe ndabona. Nta munyamasengesho ugira stroke. Byakunda se ko yaba yabivuze byose? Nta munyamasengesho, nta depression y'umunyamasengesho, nta n'agahinda k'umunyamasengesho. Uzi ko niyo kaje usohoka wumva bitakoretse ariko kumva ufite amahoro. Komeze nka ya ndirimbo, ubwo umwami Yesu ankunda zenyishinda. Nge ndirimba nk'abadiventi, mujye mumbabara cyane. Icya mbere sinakora mistake yo kurimba nasamye cyane. Kandi nabyize mu myaka 20 ishize, sinarimba mu nda ntafashe umwuka. Mana yanjye nari nafashe somo kabisa. Uwiteka niwe rutare rwanjye, umwuka uhita ufunze neza inda mbete ngira nk'urutare. Nanjye nzi kurebana barimba nabi bameze gutyo. Haleluya. Uko inda ibiranga ariko n'ijwi irangara. Witukora nka pompash ugeturirimba. N'umuntu bawufungura ariko nari narabyize Mana. Haleluya. Ibindi byose narabyibagiwe ariko ako kana yo nangiye kuririmba munda bitama kanda. Kandi n'ubundi bukirere kambwe abagana bakabwa barahanga. Umugore wese n'umukobwa kugenda yisonzesheje mu nda. Icyo ubundi niyo mategeko cyetse abagabo. Abagabo n'abatware niyo yagira karagasozi ndatwe akabari cyubahiro, ariko umugore wese umukobwa wese iteka mu mahame y'abasirimu bose agenda mu nda yahafashe yisonzesheje, avuga mu nda yahafashe. Nyamara hari n'ibintu mbabwira muzanyishura. Umugabo yagize gutya avuga ati umugabo yageze mu bisubizo. Iya meza cyane cyo nibwo butware bwe. None ariko umugore umeze gutya. Nako haraka nabonye umunsi n'umushuti wacu cyane yamasuzanya na kamera. Hano mitaniga bundi umunsi nabaye umwanya wo kumureba cyane kubera ko yaramukanyaga n'umushuti wanjye. Ariko ndebe imyaka afite ndebukuru mu nda zero, arahagaza ameza atya kuza impamvu. N'uwo mu bami, wowe uri mu bandi sasa, nawe uri mu bwami, ngaho hitama n'akazi kawe.
ntabwo ngiye wabikubwiye. Ni umwamikazi, nawe uri umwami. Ndabagushije. Alo? Ako mana, igiterane cy'abagore n'abakobwa ndakihaye by fire by force. Imana ishobora kuvuga ngo uzagera ahantu ntugire bitewe n'uko udashaka kugerayo. Reka mbabwire ikintu. Muribuka muka Loti, ijambo rya mbere barababwiye ngo nibahunge. Nako mbere yuko bahunga, Loti na Aburahamu. Loti ni umwana wa se na Aburahamu, nibyo? Ise wa Aburahamu na se wa Loti bavindimwe, niko? Aha. Bwa mbere mu kugenda ntabwo yo gutwara Loti, yari yabibujijwe. Usige inzu ya so, usige ugende. Ajyana Loti. Amahitamo yakoze amuteje ibibazo na Loti mu gihe kiri imbere. Ni amahitamo yakoze mubyibuke neza. Ageze imbere biranga, abashumba batangira gushwana ntibakumvikana. Loti na Aburahamu baramubwira ati Loti, hitamo aho ushaka. Nugiye iburyo ndajya ibumoso, nugiye ibumoso ndajya, nuzamuka ndajya hasi, nujya hasi ndajya hejuru. Bamuha amahitamo. Umugabo ahita abona ikibaya ngo Kinesi, buranga ikibaya cya Sowari, cyo kibeze nk'ingobyi ya Edeni kera. Umugabo ahitamo kujya mu kibaya. Uwo mugabo uriya Loti, ibyo yaboneye mu kibaya Imana izabikurinde. Icyo nshaka kubaza ngo mbibutse, yari amahitamo yande ya Loti. Ageze mu kibaya Kinesi kimeze neza, haza kuba ikibazo. Murabizi ukuntu Sodomu na Gomora. Hanyuma muri icyo kibaya marayika w'Imana abakura, aravuga ati muhunge mujye kure. Ati kuri uriya musozi ko muri abagabo yikundaga ibintu by'ibibaya. Uyu Loti na bugingo no bacyaye inkingi y'umunyu, umugore wa Loti. Kabiri, amahitamo yakoze bamwe kujya kure ku musozi. Aravuga ati ndagarukira hariya. Abakobwa be baryamana nawe, bahinduka Abamoni n'Abamowabu, bahinduka abanzi b'Imana. Ntabwo ari Imana yabihisemo, amahitamo umugabo yakoze, imfunguzo yafunguje. Murino umugabo Aburahamu azamuka umusozi, Imana imuha umugisha kuri uwo musozi. Amahitamo, imfunguzo uri bukoresha ziri mu mufuka wawe. Ndatekereza ko iyo muri kura umugore wa Loti yati amafaranga asigaye muri banke we, nawe nanjye ubwanye wenda rero kuba narebye singiye guseka mu ka Loti, wenda nanjye ne guhindukira nawe byakubaho. Buriya borendukijwe n'iki? Ati amafaranga yo muri banke we, za miliyoni zanjye we, inka nari nsize we, umukiriya araje kunyishyura miliyoni 300 we, yamakamyo ye we, amakamyo yaje Dar es Salaam we, arimo ashobora ko atanahindukiye wenda cyane simbizi, ariko nubwo ahavuga atari ko buri wasubira inyuma mpamba kwisha. Amahitamo umugabo yakoze niyo yagennye iherezo ryawe. Imfunguzo uzakoresha zizagena aho uzagera. Twiteguye gusenga Imana muri kano kanya. Twiteguye gusenga Imana. Ndi kuvuga bino bintu wakavuga ngo ariko Mana, wakabikora urugendo rwawe, ukavuga ngo mu myaka 80 nzaba ndi he, nzaba meze gute? Uzamunywa itabi muri 80 uzaba meze gute? No ubizi, nabyo ufite kubitekereza. Mwijana uzaba umeze gute?
amahita uko uzaba umeze biri ukuri gutekereza none ahangaha ntujye kure cyane ntuvuge ngo ibi ukomeze uyu munsi niko uzaba umeze icyo gihe ibyo urimo gutekereza none ahangaha maze umurongo wa nyuma nkunda cyane nuko Yesu Kristo nagahinduka uko yari areje kandi imfunguzo ziri n'ahangaha zirino kandi Petero ntazo wajyanye kuzimu ntazo watwereye mu ijuru ziraha kugira ngo zikoreshe ndasaba Mwuka Wera ahumura amaso yacu uriya mugore Hagari yari afite imfunguzo z'amasezerano kuri uriya mwana wari ugiye gupfa Ishimayeli kuko Imana yabwiye Hagari ngo na Aburahamu ngo uyu mwana azakomera nzamugira ubwoko bukomeye ariko umwana agiye gupfa nyina yamararira nyina yagoye Uwiteka kugira ngo azamwereke iriba yari kuvuga ati ariko Mana waravuze ndashaka igisubizo marayika aje ntabwo umugore yigeze yideplasa ngo arenga ahantu yarahagaze aho niho hari iriba dufite imfunguzo izanjye ndazizi nzi n'ahantu zakorera ndi kubera gusa umwanya ariko ntabwo ndi kubura nawe amen mperutse gushaka gusenga icyumweru cyose mbura ahantu nsengera mbura n'umwanya icyumweru cyose nasohoka nk'ahantu ndi mbona nabuze umwanya ariko se ko nabuze n'uw'ijoro munyemerere mbere yuko duhaguruka ngo dusenge utekereze ufite imfunguzo zihe wenda ya diplome yawe nizo mfunguzo zawe wenda hari imfunguzo ufite wenda sinzi zazo muhaguruke dusenge uku kwezi teme yacu niyo ngiyo siko bimeze reka mbaha akantu rero homework ku kwezi kurarangira tugomba kurangira nta muntu kuraza gusiga uko mu cyifuzo cyanjye nta muntu n'umwe udafite ukuntu ahagaze mu buryo bw'umufuka no mu buryo bw'umwuka neza niko bimeze amena abantu badafite akazi ntibazamura akaboko ntabwo mbacireho iteka nimuzamure mwese muzamure cyane ejo mujye aho bibera vuba vuba mwese ku cyumweru muzaze mumbwire aho mwagiye mwese ejo ariko se ejo ni kuwa gatandatu muzajye gusura abakora nyine bazaba bari mu rugo mubabwire ko mwashoje amashuri mubabwire ko mwabasha no gukora akantu kose ejo muzajye aho bibera Soni arimo arandeba cyane Soni muzajye gusura Gade ejo mubwutse duhure gute kandi ubwo binjemo gutyo aho bibera nuko bimera ariko se oya ahubwo kubera ko biteme mu mahame y'itorero ko umukobwa agiye gusura umuhungu wo muri Shiro murite musohokana mugende muganira niba ujyana kumusura ntabwo byemewe hano umuhungu wese umukobwa tutabizi ni icyaha barimo gukora ugomba kujya kumusura byemewe n'itorero wenda uri fiancé nabwo tukakubwira ngo uragarukira aha ubwo mwirirwa mubasura ni akazi kanyu icyo ni icyaha ko ntabwo byemewe ko mucecetse ubwo Soni nusohoka kwituta Gade akaboko nubwo utari ko se ko imeze gutya nta kuntu mujye aho bibera njye magaza hano ngo mbakore mbohereze magaza aha ngo mbakore
mbohereze namwe mugarukane ibya 10 n'amaturo mu nzu y'Uwiteka. None n'umutima wubake nk'abajya mu ijuru. Tugiye gusenga Imana kano kanya. Ndumashaka ko dusenga Imana. Turasenga mu buryo butatu. Kumenya impano yawe izagutwara muri destiny. Izakujyana hari ushaka kugera. Hari road. Uzahagezwa n'iki? Icyo nicyo tugiye kubanza gusengera. Ese nuku niki siki. Icya kabiri turasenga muri nangaha kugira ngo ya mpano ifunguze, kugira ngo winjire. Muranyemera muzamura amaboko yanyu imbere y'umwami w'abami. Ndashaka nguhe amasegonda makeya uzamura ijwi ryawe bazima ubwire Imana ngo ni iyihe mpano wampaye? Ndi umucuranzi, ndi umuramyi, ndi umuririmbyi, ndi umucuruzi, ndi umufonctionnaire, ndi umwarimu. Ndashaka uzamura ijwi ryawe. Niki kintu wabasha? Bibiliya ivuga ananiwe ariko yari yagerageje. Ndaguhaye amasegonda azamura ku ijwi ryawe. Niba uri umucuruzi ariyo mpano yawe y'isengere. Niba uri umunyenganda, niba uri umunyemari, niba uri evangeliste, niba uri profete, niba uri iyo mpano yawe. Niba uri umuramyi, sengera akanwa, sengera umuhogo. Warakoraga urabizi neza byaragendaga. Ndagira ngo usengere iyo mpano. Senga. Ndashaka ijwi ryawe ngo umuntu yatuza akanwa ke akabarwaho gukiranuka. Atuza akanwa muri aya masaha. Atuza akanwa kawe. Senga. Uwiteka Mana Nyiringabo, Uwiteka Mana Nyiribihe, ndasengera impano yanjye umugoroba. Haleluya. Hari ibyo nshaka, hari ibyo ngukereho. Mwuka wera, Mwuka wera. Ndasenga mu izina rya Yesu. Ndasengera impano yanjye, ndasengera ikirere cyanjye. Ndasenga wampaye ubushobozi, wampaye ububasha, wampaye imbaraga. Ijambo rikambwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka wera nabamanukira. Umwuka wera ndemo, impano z'Imana zindemo. Data wa twese uri mu ijuru, reka ikirere cyanjye gikinguke, inyenyeri yanjye nimurike. Umwuka w'abarozi urwanya inyenyeri yanjye, umwuka w'abazimu n'abademoni, ndatsinda, ndasenya, ndarimbura, ndabombarida mu izina rya Yesu. Ndi umutsinzi, ndakurushaho. Ndakingura, 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 ndikingurira. Mfite imfunguzo z'ubwami. Icyo nzahambira mwese no mu ijoro kizaba gihambiriwe. Ndahambura ubuzima bwanjye, ndahambura umutima wanjye, ndahambura iri torero, ndahambura ishira, ndarihambura, ndarihambura. Bonabwiye Timoteyo, munyumve,
senga nsengana n'abantu bicaye by fire by force bajye gusengera hanze. Protocole mujye mumbabara mujye mutuma mvuga no magambo. Mama bishinzwe murabizi please. Igihe ntangiye gusenga protocole murabizi muza mahame. Umuntu wicaye kiretse wabapfukamye uwicaye arasohoka. Protocole mumbabarire mugate mvuga amagambo ameze ko cya online. Tugiye gusengera icya kabiri. Tugiye gusenga imfunguzo zawe ndimo kuzifunguza hatariho. Imfunguzo uzifunguza hakwiriye. Ejo batweretse uko rufunguzo rukata sibyo. Uramugabo yaranangaje ngo gufunga niba ari ibumoso gufungura ni iburyo. Niko yatubwiye. Nyine bigahita bingana icyo uzafunga imoso icyo uzafungura. Nibiri jambo ribakoreye mana yanjye ibyago biri bumfate nuko mutazaza ku cyumweru mwese ariko abantu mbwirije iri jambo. Genda rigukore genda rigukore genda rigukora goshore. Twari dusengeye iki? Dusengeye impano niyo nyenyeri yawe nizo mfunguzo zawe nizo cyisi. Imana bari kiriya cyatumye ubona diplome. Tugiye gusenga kugira ngo winjire mu cyerekezo cyawe. Mana mu izina ry'Yesu aya masaha ndinjira mu bugabane banjye ndinjira ahantu mfite imfunguzo ndafungura ndinjira abaneguriye ndinjira. Umwuka wose umagarika umwuka wose unaniza imbaraga zose zinaniza zindwanya izarizo zose. Inkota y'Uwiteka rihinguranye inkota y'Uwiteka. Umwuka wose imbaraga zose ikirere cyose by fire by force by fire by force by fire by force by fire by force. Reka amateka yanjye ahinduke muri kano kanya. Reka ubuzima bwanjye buhinduke mu izina ry'Yesu. Ndasesa impano y'Imana mu buzima bwanjye. Ndasesa impano zose zindimo. Impano zawe niba uri umuramyi niba uri umuhimbyi w'indirimbo niba uri umwanditsi w'indirimbo ndasesa impano zikurimo aya masaha. Niba uri umucuruzi niba uri umuntu w'amakamyo ndasesa impano z'Uwiteka. Mose yari afite inkoni ntabwo yari azi ko iriya nkoni yabasha kuba inzoka. Hari icyo Imana yaguhaye ubutware yaguhaye inkoni. Yakobo yari afite inkoni yambuka Yorodani nta kindi yari afite ariko iriya nkoni yagarutse yuzuye. Ikirere cyose wavutsemo kirwanya impano yawe kinanirwe. Amaraso wavukiyemo umudugudu wavukiyemo akagari wavukiyemo agace wavukiyemo igihe wavutsemo mu